turabashuhuje cyane. Muvugana ni Kamanzi Justin, aba ndi umuyobozi wa korale abakorerabushake. Korale ibarizwa mu itorero rya Gisozi, intara ya Muhima. Kadusuhuze abantu mwese mugiye kureba iyi DVD y'amashusho, DVD ya kabiri ifite umutwe uvuga ngo twaracunguwe. Iyi DVD ije nyuma yaho dusohoreye DVD ya mbere yatubwiraga humura warababariwe. Iyi DVD rero ni nziza, DVD irimo ubutumwa bwiza, DVD ihumuriza abantu. Rero reka dushimire cyane itorero riduhora hafi, rituba hafi muri byose, kandi reka dushimire abaterankunga bacu cyangwa se abanyamuryango ba korale abakorerabushake badahwema kutuba hafi, badahwema kudukemurira ndetse n'ibyo dukeneye, kandi akaba aribo dukesha iyi DVD. Rero bantu mwese mugiye kuzareba iyi DVD, izababere nziza, izabagirire akamaro muri ubu butumwa bwiza, kandi tubifurije kuzabana nabo natwe ubwami bw'Imana. Ikaze. Nitwa Maniriho Alex, nkaba ndi umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Gisozi, ribarizwa mu ntara y'ivugabutumwa ya Muhima, konferanse ya Kigali muri Union y'u Rwanda. Korali abakorerabushake niyo mfura mu makorali agize itorero rya Gisozi, ko yavutse mu mwaka w'1995. Ikora umurimo mwiza cyane, ivuga ubutumwa hano ku Gisozi. Iri torero ritangira ryari rigizwe n'abizera bageze kuri 25, ariko uyu munsi turabarizwa mu bizera bageze muri 800. Mu myaka itarinze 11 itorero ryarakuze, kandi korali abakorerabushake babigizemo uruhare, na n'uyu munsi bakaba bagifite inshingano yo kuburira amahanga no kuburira isi ko Kristo umwana w'Imana agiye kugaruka. Korera abakorerabushake rero bagiye gushyira ahagaragara DVD yabo ikomeye nziza, abanshishikariza buri muntu wese uzayumva cyangwa se uzayikurikirana kuri DVD ko atazumva amagambo gusa, ahubwo cyangwa se ngo yumve incurango gusa, ahubwo yakumva n'ibikumiye mu nyigisho, ubutumwa bwiza batubwiza. Ubutumwa rero ni ubutumwa buzadufasha guhindura amahanga, kuko Yesu yaduhaye inshingano ivuga ngo nuko mugende mwigisha amahanga, mwigisha abaremwe bose, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Korali abakorerabushake rero ni korali ifite umurava, ifite imbaraga, kandi yiteguye gukorera Imana ku bushake nk'uko izina ryayo ribivuga. Korali rero ikabishyigikiwe n'itorero, kandi itorero rikaba ryiteguye kuyifasha muri byose kugira ngo ishobore gusohoza inshingano zayo. Nkaba nasoma ijambo rigufi riboneka mu Byahishuwe igice cya 21 ku murongo waho, ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti birarangiye, ni igihe Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Amagambo meza anejeje aravuga ngo unesha azaragwa byose
nanjye nzaba Imana ye nawe azaba umwana wanjye. Reka duce bugufi dusenga Imana. Data wa twese, soko y'ibyiza, Mana dukunda, uri soko y'ubugingo, turagushimiye cyane uhabwe icyubahiro. Wabanye n'abana bawe, ubana n'abakorera bushake, ubaha ibihangano bya mwuka kugira ngo babwirize ubutumwa buheruka. Turakwinginze ngo bahe umugisha, bagire ibikoresho byawe bizima, kandi turasaba ngo abazumva izi ndirimbo, abazazikurikirana kuri DVD, uzabahe gusobanukirwa, ntibazumva amagambo gusa, ahubwo bazumve n'ubutumwa bwiza bukubiyemo, kugira ngo buzabe ubwo gukiza amahanga no gukiza imiryango yabo, maze ku iherezo ry'ubuzima tuzibanire mu bwami bwawe. Ngaho ukomeza kudufasha no kutugirira neza, ukomeze kunganira impano bafite, kandi ibihangano byabo Nyagasani bibe ibihangano bya mwuka, bibe ibihangano bikiza abantu bose, kandi birarikira abantu kugaruka ku mukiza wacu ugiye kwima ingoma, ubwo Kristo agiye guhagarara ku bicu akavuga ijambo rikomeye ngo birarangiye. Uzaduhe guhagarara mu ruhande rwawe, kandi uzaduhe gukizwanya nabo, n'abazakurikiriza indirimbo bose, n'abazazumva uzaduhe kwandika mu mugabane w'abazahagarara iburyo bwawe, tuvuga ngo dore ya Mana twategereje, dore ya yindi twasengaga, dore ya yindi twambazaga, iduhaye agakiza k'iteka ko gusenga kwacu, dusaba ngo Imana ibidufashemo, kandi twongerere kwizera, twongerere imbaraga, kandi izaduhe guhagarara ku nyanja y'ibirahure, umunsi n'izina nugera twese tuzakirizwe mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Tekereza ku by'ubuzima, nabona uko isi igenda ituzengurukana, nkagira agahinda kenshi n'umubabaro, ariko nakwibuka ko nacunguwe, nkumva nsubijwemo intege mu bugingo, maze nkahaguruka nkitera hejuru, nkatangira nkaririmba nti mutima wanjye nezerwa wishime, kuko twaracunguwe, twacungujwe amaraso y'igiciro, uyu mwana w'intama w'Imana. Golgotha we sinza kwibagirwa, niho naherewe ubugingo. Mutima wanjye nezerwa wishime, kuko twaracunguwe, twacungujwe amaraso y'igiciro, uyu mwana w'intama w'Imana. Golgotha we sinza kwibagirwa, niho naherewe ubugingo. Nashaka kugutsikamira, akwereka ko nta bugingo ugiteze, ubwire ko nta bubasha gufiteho, ibyawe Yesu Umukiza yarabirangije. Ubundi umwima amatwi wigendere, ahubwo ugenda uhumuriza n'abandi, bose ubabwire ko turi mu bwishingizi, maze basingize imbabazi. Mutima
twabaye Uwiteka Imana tuve mu gasozi dusubire mu rugo Data wa twese yiteguye kutwakira tuve mu gasozi dusubire mu rugo Data wa twese yiteguye kutwakira tuve mu gasozi dusubire mu rugo Data wa twese yiteguye kutwakira bwa buri munsi kuko bitazabura
ntituzabura kuba muri byose twihangane twibuke kuwiteka ariho tumwizere by'ukuri 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 Nuburira amaso yanjye ku musozi utabarwa kwanjye kuzava he utabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose azakundira ibirenge byanjye ko biteguza turinda ntaho nikira kandi ntasinzira haleluya